Uyu munsi tugiye kuvuga ibintu bitatu by'ingenzi wakora bikagufasha gutakaza ibiro mu buryo bwihuse kandi mu buryo busanzwe, nta siporo ukoze, atari ngombwa ngo wiyime ibyo ukunda. So niba uri mu bantu bifuza gutakaza ibiro muri ubwo buryo, iyi video ni iyawe. Icya mbere, ita ku buryo warura. Isahane yawe icemo ibice bitatu. Kimwe cya kabiri cy'isahane ucyuzuzeho imboga, ikindi kimwe cya kane cy'isahane ugishyireho poroteyine cyangwa se ibyubaka umubiri, ubwo twavuga inyama, ibishyimbo, inkoko, amashaza, ibyo ngibyo nibyo bita poroteyine, ubishyireho kimwe cya kane. Ikindi kimwe cya kane gisigaye ugishyireho ibitera imbaraga. Iyo tuvuze ibitera imbaraga turavuga imiceri, imigati, ibijumba, ibirayi, ibyo bintu byose nibyo twita ibitera imbaraga, ushyireho kimwe cya kane. Niba wita ku buryo warura cyangwa ukarura muri ubwo buryo tuvuze, bizagufasha gutakaza ibiro.